Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana. Twongeye kubakira kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rikorera muri Kiste cyangwa kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge rikoresha, aho twiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, tukabyiga muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga kugira abashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Muri iyi minsi aho ikoranabuhanga ryaduhaye umurongo w'uko kuvuga ubutumwa bishobora kuba byakoreshwa bikagera ku bantu benshi cyane. Ndabakiriye, nkomeje no kubifuriza ibihe byiza muri uyu mwanya tugiye kumana twiga icyigisho cya 10 tugiye kwiga, gifite umutwe uvuga ngo kugeza ubutumwa kubo butarageraho umugabane wa mbere. Mbere yuko dutangira kwiga iki cyigisho, reka dutangirane n'isengesho, ubundi duhite dukomeza twibwira abadukurikiye kugira babashe gusobanukirwa n'abantu tugiye kwigana. Wadusengera noneho tugatangira n'icyigisho. Tugusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, izina ryawe cyubahiro. Amen. Tugushimiye ko washyizeho uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwawe. Turagusabye kugira ngo abadukurikiye bose bahe kumva kandi basobanukirwe. Reka twese duhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Reka duhere hagati. Njye yatangiranye ijambo, nitwa Isaac Nzayisenga, ndi umwizera w'iri torero. Nanjye nitwa Rachel Mukabihira, nsengera hano. Nanjye nitwa Gikundiro Bahati Koleta, nsengera muri iri torero. Yego. Rachel na Koleta barakoze cyane, nanjye tugiye gufatanya Isaac, ndumva tumaze kumenyana. Tumaze iminsi twiga icyigisho muri aya mezi 3 tuzasoza mu kwezi kwa 12 kivuga ngo umurimo w'Imana, umurimo wanjye. Icyigisho cyiza nakunze cyane kitubwira ko Imana mbere na mbere niyo yitangirije umurimo, ntabwo Aburahamu ari we wawutangije cyangwa ngo umurimo utangire Kristo amaze gupfira ku musaraba, ahubwo Imana niyo yatangije umurimo imaze kurema umuntu kugira ngo ibashe gusobanurira abantu bose yaremye urukundo Imana yabakunze. Noneho bityo natwe muri iyi minsi yaduhaye inshingano y'uko tugomba tugomba gukora wa murimo, tukabwiriza ubutumwa ko butarabasha kugeraho nk'uko biboneka muri Matayo igice cya 28. Mu byigisho byabanjirije iki ngiki ari cyo twabonye kivuga uburyo tugomba kugera ku babaye cyangwa batishoboye, twabwiriza ubutumwa tunabafasha. Tumaze icyumweru gishize twiga icyigisho cyavugaga uburyo tugomba kubwiriza ubutumwa ku bakomeye. Noneho hano by'umwihariko tugeze ku cyigisho kivuga uburyo tugomba kugeza ubutumwa kubo butarageraho umugabane wa mbere. Hari isomo nifuza gutangiriraho riboneka kuri paje 101 muri aka gatabo k'amigisho, riboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Banditse ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Isari ubwo ari hano muri Kiste gusa? Ntabwo ari muri Kiste gusa. Ni nayo mpamvu turi gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo n'abantu batari hano cyangwa bari kure babashe kuba basobanukirwa n'ubutumwa bwiza, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Rero niba tumaze gusobanukirwa ko imperuka idusatire, tukaba twarabonye ibimenyetso muri Matayo 24 ko ibimenyetso byose byasohoye, bityo akaba hasigaye agahe gatoya, ni ngombwa kugira ngo n'ababandi ubutumwa butarageraho, batarasobanukirwa n'uburyo Kristo yadupfiriye akanga ku musaraba akazuka, nabo ubutumwa babashe kubageraho. Kuri iyi ngingo ku isabato nimugoroba ariho tugiye guhera. Muri make ibyo batubwiye hano, wenda duhereye ku cyo kwibuka cyavugaga ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba munsengero zubatswe n'abantu. Iri somo turakomeza kugenda turizirikana. Ni amagambo Pawulo yabwiye ababaga muri Atenayi bo muri ariyo pago, uburyo Imana itaba mu nsengero zubatswe n'abantu bitewe n'uko hari igicaniro bubakiye kigirwamana cyangwa Imana itamenyekana. Rero ahera kuri iyo myizerero bari bafite, ashaka kwerekana ko Imana itaba mu nsengero ahubwo zubatswe n'abantu, ahubwo Imana iba hejuru mu ijuru. Muri ingingo rero batangiye batubwira uburyo Luka yanditse iyi nkuru mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17,
guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 34 niho iyi nkuru ya Pawulo turi buze kuyisanga. Amagambo rero hano turi buze kuzirikana cyane cyane muri iyi ngingo navuga ngo ubusanzwe Pawulo yagombaga kumva aguwe neza no gukorera umurimo wo kubwiriza mu Bayuda, nk'uko niho yari yaratangiriye cyangwa niho bo bantu bari basangiye ibintu byinshi cyane. Bavuze ngo abo bari bahuje umubiri n'amaraso, nyamara Pawulo yanze kunyurwa no gukorera umurimo mu bwoko bwe gusa, yari yarahamagariwe no kugera no ku bandi. Pawulo byaramushimishije kuba yarakoreye umurimo mu Bayuda, ariko kuko yari yarahamagariye inshingano irenze iyo ngiyo, bituma ajya no mu Batesalonike, ajya no muri za Beroya no muri za Atenayi, arakomeza kugira ngo abashe kugeza ubutumwa no ku mpera z'isi. Ikintu nacyo natwe tugomba kwigiraho kuri iyi ngingo, kugira ngo twumve ko ubutumwa ntabwo tuzabubwiriza ahandi tubana nabo duturanye nabo gusa, tugomba no gusohoka tukajya hanze Yego. y'idini ndetse n'umuryango muri rusange. yego tugomba kurenga imbibi tugakomeza. Yego, ese Aiza, Yego. reka twibaze ikibazo tutarakomeza mu zindi ngingo. Hano ubundi icyigisho kiri kutubwira ngo kugeza ubutumwa kubo butarageraho. Ese dusobanukirwe abantu ubutumwa butarageraho ni abantu bameze bate, tubyumve neza kugira ngo n'izindi ngingo tuzumve neza. Abantu ubutumwa butarageraho ni abantu bameze bate? Yego, urakoze cyane. Ni ukuvuga ubutumwa tugomba kubwiriza hano nitureba iyi ngingo yenda icyo ishaka kutwereka, bwari ubutumwa Pawulo yagendaga abwiriza bwari ubw'umuzuko, kuko muri Atenayi ntabwo bizeraga ko Kristo yazutse. Muri iyi minsi hari abantu benshi batanemera na Kristo, si bariho se? Barahari batanamwemera. Ariko nanone ntabwo tuzavuga ngo target yacu ni abo bantu batizera Kristo, ahubwo no muri bene wacu hari abamwizera ariko badasobanukiwe n'uburyo bakagombye kumwizera biruseho. Yego, kuko umuntu ashobora kuba yizera ko Kristo yazutse ariko akaba atizera urukundo yigishije, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo tugomba kubwiriza ubu butumwa hano batubwira bwo kubwiriza, ni ubutumwa bwagutse cyane guhera mu itangiro kugera mu byahishuri. Harimo urukundo rw'Imana, harimo ibyo tugomba kwitondera, harimo amategeko 10 y'Imana, hari byinshi tugomba kubwiriza kugira ngo abantu basobanukirwe n'urwo rukundo Imana yadukunze, bityo imibereho yacu ibashe guhinduka. Cyane ko kuri ubu ngubu abantu bafite imyizerere myinshi itandukanye cyane, ugasanga umuntu arakubwira ati twaremewe kuzajya mu ijuru. Yego, n'ukuri kwinshi cyane, yemera ko kuzajya mu ijuru bigeze bite bibaho, yemera ko na Kristo koko azaza akajyana mu ijuru. Ese koko mu by'ukuri Kristo azaza atwara abantu bose bari mu isi ajyana mu ijuru? Nyuma yo kubimenya akeneye ubundi butumwa, hanyuma yaho akamenya ati se ba bantu bazajya mu ijuru ni abantu bameze bate. Ubwo nibwo butumwa rero dukeneye gutwara tukajya kubwiriza mu yandi mahanga. yego. Urakoze cyane ku nyunganizi mutanze. Noneho reka dukomeze n'ingingo yo kuwa mbere. Ingingo yo kuwa mbere turayisanga iribanda cyane mu byakozwe n'intumwa, igice cya 17 guhera umurongo wa mbere kugera umurongo wa 16. Iravuga ngo umuheburayo muri Atenayi. Mu by'ukuri hano nidusoma hari nka chapitre ebyiri hano tugiye kureba, aho Pawulo yabanje mu Batesalonike, inyuma akomeza i Beroya, ariko turi buze icyigisho kugisoreza muri Atenayi. Niyo mpamvu hano bavuze ngo umuheburayo muri Atenayi, kuko bari abanyamahanga. Hano iyo turebye neza dusanga Pawulo yarabanje kujya muri Tesalonike, abasha kubwiriza ubutumwa, abantu bamwe barabwemera, abandi barabuhakana. Hari harimo n'abayobozi aribo banamurwanyije cyane. Bitewe no kumurwanya cyane, bituma hari umugabo wamucumbikiye kuko yaragiye kwihisha witwa Jason, aramuhisha. Ariko nyuma y'uko amaze kumuhisha, uwo mugabo yaje no guhanwa bitewe n'uko yari yabashije kumashagira kwizera gukomeye cyane. Amaze kumuhisha rero biba ngombwa nuko atoroka akajya i Beroya, kuko yabonaga biri buze gukara cyane kugira bishobora kuba byari kumuviramo no gufungwa. Barangije ahungira i Beroya. Ariko aho i Tesalonike hari abantu benshi basigaranye ubutumwa bwiza bwo kuzuka kwa Kristo bari bamaze kumva, bituma nabo bakomeza kugenda babwiriza bucece. Rero amaze kugera hano i Beroya ho ntago byabaye nko muri Tesalonike, kuko muri Tesalonike ho bahise bamurwanya cyane igihe yatangiraga kuvuga nubwo hari ababwemeye. Ariko i Beroya tubonamo abagore babagira iki benshi n'abagabo benshi bamwizeye, bakirana umutima
unyuzwe cyangwa ufite inyota bwa butumwa bwiza babasha kuba ari benshi bahindutse. byongeyeho bari abagore b'abanyacyubahiro babandi uvuga ati barubashywe cyane mu gihugu, ni abantu badapfa guhindurwa n'ibyo babonye bose, ariko igihe Pawulo yatangaga ubwo butumwa barahindutse kandi ari benshi. Ubwo muri iyi minsi twabageranye n'abantu mbese basomye. Umuntu wenda avuga ngo yarasomye binjijuke mbese atari abantu wenda basanzwe ngo leta ibabwira ibintu bapfe kubyemera. Kuko burya kubwira umuntu wasomye n'utarasomye biratandukanye cyane, kuko umuntu wasomye arakubwira ati ushingira ku kisi, ntabwo urapfa kugenda ngo umubwire, birasaba ko nawe ugiye kumubwira hari icyo ugomba kuba ufiteho ukuri, ufiteho reference nyine ugomba kumwereka ati byanditswe bitya bimeze gutya. Mbese kugira byiza hakaba hari ibihamya bihagije bigaragaza rero ko umwuka wera iteka yakoranaga na Pawulo yajyanye nawe ahantu hose, bituma aba bantu babasha kubwirizwa ubutumwa. Hano rero amaze kuva ageze i Beroya, naho ba bandi bo muri Tesalonike b'abayobozi bamenye ko yageze i Beroya kandi ko ari kuhakorera umurimo ukomeye, abantu benshi bakihana, bituma rero bahohereza abayobozi nabo bajya kumuhigira. Amaze kubimenya nibwo yahungiye muri Atenayi, nabwo arakomeza. Ariko nanone tukazirikana ko uyu ni umugambi w'Imana iteka yuko ibishaka ko tujya ahantu henshi hatandukanye, atari byiza yuko twaguma ahantu hamwe, tukabwiriza ubutumwa hamwe tugakomeza n'ahandi naho bukahagera. Amagambo nashaka kugarukaho hano muri iyi ngingo wenda bitanga uwo mwanya ukomereza ku yindi, hari bavuze ngo uyu munsi mu mijyi yacu yacyuzuyemo ibigirwamana, nubwo atari ibigirwamana bigaragara cyane nk'ibyo Pawulo yabonye muri Atenayi. Hano Pawulo amaze kubwiriza muri Tesalonike akajya muri Beroya, byagezeho nyuma ajya muri Atenayi. Yagize amahirwe yo kubona ibigirwamana byinshi cyane bigaragara, ariko hano bari kutubwira ko Pawulo yakoresheje ubwo bumenyi kugira abashe kubwiriza nk'uko tugiye kureba muri izo ngingo. Uyu munsi rero natwe dushobora gukoresha ubumenyi duhabwa no kubona ibigirwamana biba ahantu hatandukanye, atari ibigirwamana bigaragara nk'ibyo Pawulo yabonye, ahubwo ibindi bintu bishobora gusimbura umwanya uha Imana. Iyo ubibonye mu bantu byakagombye kuguha imbaraga zo kuba wababwiriza ubutumwa. Amagambo nshaka gusorezaho navuga ngo Pawulo rero yakundaga kujya mu maguriro aho abantu bashoboraga kuboneka. Nanone aya magambo tugomba kuyazirikana, tukamenya yuko ntabwo wari umugambi wa Pawulo wo kuvuga ngo nzaguma mu rugo abantu bahansanga, ahubwo nubwo yari umuntu wari warigeze gukomera akaba n'umuyobozi ukomeye, nyuma yo gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana yemeraga no kujya mu maguriro, hahandi hari abantu basuzuguritse, abantu bose yumvaga yababwiriza ubutumwa. Natwe rero bitwereka ko nta limite y'umurimo w'Imana, turafite kujya ahantu hose, ya mu maguriro, ya mu mihanda, tukabwiriza ubutumwa abantu bakabasha gusobanukirwa n'ukuri kwa Kristo. Twakomeza n'ingingo wenda cyangwa niba hari inyunganizi leta dukomeza n'ingingo. Hari inyunganizi zindi twatanga hano. Ahangaha baranditse ngo uyu Pawulo yarasobanukiwe ko ihame ry'umurimo w'ubutumwa bukwiye ku ruhande rigamije kugeza ubutumwa bwiza ku bantu batari barigeze babwumva. Bivuze ngo ubutumwa bukwiye ku ruhande ni ubutumwa buhereye iruhande, ntabwo buvangura. Ni ukuvuga ngo tugomba kwigisha abantu bose tutavanguye, duhereye ku bwo ku rundi ndetse tujya no ku bandi bose, nk'uko hano Pawulo yatubereye icyitegererezo nk'uko yabigenzaga. Akoze cyane. Mwakoze. Dukomeje no ku ngingo ikurikiyeho ivuga ngo Pawulo muri Areyopago. Ahangaha igihe Pawulo yari akigera muri Atenayi yasanzemo ibintu byinshi bitangaje bitandukanye n'ahandi hantu yari yageze nk'i Tesalonike cyangwa Beroya. Yageze muri Atenayi asanga harimo ikintu cy'imyigishirize y'ibigirwamana cyane, kuko yagezemo asangamo ibigirwamana byinshi cyane atatekerezaga. Ariko muri uko kugenda cyane aho ngaho muri Atenayi atembera muri ibyo bigirwamana byari byarubakiwe inzu zigiye zitandukanye, yaje kugera ku kigirwamana cyanditseho ngo nako inyubako yanditswe ngo Imana itamenywa. Bimutera kwibaza cyane. Aho ngaho nibwo yatangiraga kuvuga ubutumwa byerekeranye na Kristo wazutse. Agitangira kubuvuga, abantu bo muri Atenayi baratangaye cyane, bati dushaka kumenya ubwo butumwa ubwo ariho. Aribwo bamujyanaga ahitwaga Areyopago. Aha hari ahantu hajyanwaga abantu akenshi bagiye kuburanwa cyangwa gusobanura neza ibyo bashaka kuvuga.
icyo gihe rero abantu bo muri Atenayi cyane cyane abakomeye bafashe Pawulo bamujyana muri Areyopago, bamujyana kumubaza cyangwa bashaka kumenya ubusobanuro bwimbitse ku magambo yari amaze kuvuga. Ngo hariho hose Pawulo yari afite ubutumwa buturutse ku Mana, yari agiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo rero nibyo yashakaga gukora no muri Atenayi. Nubwo yari akigerayo yaje gufatwa, avuga ati bamujyana ku ruhande, bamukura mu bantu rubanda, mbese mu bantu rusange, bamujyana aho ngaho muri Areyopago kugira ngo agere byinshi asobanura byerekeranye n'ayo magambo bavugaga. Yaje akimara kubona ibyerekeranye n'iryo jambo rivuga ngo iby'Imana itamenywa, ntabwo yigeze abereka ko ibyo bintu bari kuvuga koko ntaho bituruka. Yarasomye cyane abereka ko uko gusenga kwabo gufite aho gushingiye kandi bafite no kwizera gukomeye cyane. Hano dusomye gato aravuga ngo ikigaragara ni uko hamwe n'Imana ze n'inzaduka ngo Pawulo yatangaje aba bantu bo mu maguriro, bityo bituma bamujyana muri Areyopago, igice cy'umujyi aho imanza z'amategeko n'izindi zacirwaga. Nubwo bitagaragara nk'aho Pawulo yari agiye kuburanishwa, byasaga nk'aho byari bikwiriye ko bamutega amatwi we n'inyigisho ye. Biragoye kwirengagiza umuntu ufite ubuhanga bwo kuvuga neza, ishyaka n'ubwenge nk'ibya Pawulo, nubwo yari ari gukwirakwiza ibitekerezo nk'aho bidasanzwe kuri abo bantu. Mbese muri make bari abantu bamenyereye gusenga ibigirwamana, ariko bamwe muri bo basenga iby'Imana itazwi, bafite kwizera gukomeye. Bigaragaraga ko bari bizera ko hari n'ibyo ishobora gukora ubwabo batagira gute batakora. Mbese muri iyi ngingo muri rusange kwari ukumujyana aho ngaho muri Areyopago agasobanura ibyerekeranye n'iyo Mana ashaka kuvuga batamenyereye, iyo nkuru idasanzwe ivuga muri Atenayi iyo ariyo. Nicyo muri make nicyo ingingo yashakaga kuvuga. Ikindi nakongera kuri iyi ngingo y'ukuntu Pawulo yagiye kubwiriza mu maguriro, bituma ubutumwa bahita babujyana no mu bayobozi, baramuhamagara muri Areyopago kugira ajye kwisobanura, asobanuye n'ibyo kuzuka kwa Kristo byari bitandukanye n'iby'Imana bari basanzwe bazi. Hano hari amagambo ari highlighted muri aka gace ka nyuma gasoza ingingo y'umukara cyane. Baranditse ngo nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu. Rero hano ni ibishaka kutwereka yuko rimwe na rimwe ushobora kugenda ukabwiriza ubutumwa ahantu, bikaba ngombwa yuko wenda ushobora kuba wafatwa bitewe n'uko uri kuvuga ubutumwa bushaka gusenya yenda iby'abandi bari basanzwe bizera. Ariko hano tubona ko ari umugambi w'Imana, kuko ageze Areyopago hano yagambiriye kutagira ikindi amenyesha keretse Kristo wabambwe. Noneho amusobanuye neza, tubona noneho ko byatanze umusaruro nk'uko tugiye kubona mu ngingo ikomeza. Ikindi nabwo kiruseho, Pawulo akigera muri Atenayi igihe yajyanwaga muri Areyopago, Pawulo yari yiteze ko Mwuka Wera yashoboraga gukoresha ubumenyi bwe n'ubuhanga bwe bwo kuvuga ibyo yari agiye kuvuga aho ngaho. Ntabwo yigeze agira gushidikanya, yari yizeye ko mu byo ashobora kuza kuvuga byose no gusobanura, Mwuka Wera yashoboraga kuza kumukoresha agasobanura neza ikiyerekeranye n'ingingo yari agiye kuvuga, ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yego, Korita arakoze cyane. Ikindi nanjye nakongera kuri iyi ngingo, aho ngaha muri Areyopago mu by'ukuri hari abantu b'abahanga, abantu b'abacurabwenge nk'uko twabisomye, bari abantu b'abahanga, kandi nk'uko tubizi mu busanzwe abantu b'abahanga bakunda kujya impaka cyane. Mu by'ukuri nubwo bari kumuburanya, ntabwo bari bagambiriye mu mutima we kugira ngo bumve ukuri yababwiraga, ahubwo ari kugira ngo bumve niba koko birahura n'ibyabo n'ubuhanga bwabo bazi, ariko mu by'ukuri batagambiriye kumenya Yesu Kristo. Ariko ikiza twabonye nuko Pawulo yarayobewe n'Umwuka w'Imana kandi amubashisha kuvuga ukuri kose. Turakomeza tugende turebe no kuri iyi ngingo itubwira ngo Pawulo n'Imana itamenywa. Ahangaha Pawulo ari muri Atenayi, yaje ubwo yagendaga nyine areba ibintu basengaga, yabonye igicaniro cyanditseho ngo Imana itamenywa. Nkuko turabisoma mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 17 ku mirongo 22 no 23 niho ingingo ishingiye. Nanone kandi turasoma ano magambo abanza avuga ngo zirikana ko Pawulo atigeze apfobya idini y'ibinyoma cyangwa imana z'ibinyoma z'Abanyetanayi. Yakusanyije ingingo zose z'ibyiza yashoboraga kubona nubwo zari nkeya, maze azuriraho. Ahangaha icyo tubwira cyane muri ingingo, Pawulo akimara kumenya ko yuko basenga ziriya mana
biriya bigirwamana. Yego, kandi Pawulo ntabwo yabapfobeshe, nta nubwo yabakwenye ngo avuge ati izi mana musenga ntabwo arizo, ahubwo we yuririyeho kugira ngo abereke imana ya nyayo y'ukuri, ntabwo yabapfobeshe. Icyo dusabwa natwe aha ngaha rero, ntabwo tugomba gupfobya idini runaka cyangwa se ngo turipointingaho cyane tuvuga ngo mwarayobye, ahubwo tumanze turebe ese bazi iki bazi ndagikoresha ne kugira ngo nuririreho nzamura ibyo bazi kugira ngo mbereke ukuri kwa nyabwo. Hano nanone hari amagambo nshaka kugira ngo twibandeho cyane, ngo Pawulo yifashishije ibyo abantu bashoboraga kubona ko bahuriyeho, bizeraga imana nyinshi arizo z'ibigirwamana twamaje kubona muri Atenaye basengaga. Ngiyo akaba yari intangiriro nziza, kubera ko abantu bamwe icyo gihe batizeraga kandi byashoboraga gufungura inzira yo kugirana ibiganiro byimbitse. Ntabwo yigeze arwanya igitekerezo cyo kugira igicaniro cy'Imana itazwi, ahubwo yishimiye cyane abantu bitaga ku bya mwuka, kugeza aho bashyizeho umuhati mu gusenga ikintu batigeze bamenya igihe bumvaga ko hari icyo babuze. Mu by'ukuri aba bantu nubwo basengaga bino bigirwamana, babisengaga bashyizeho umwete cyane. Ese twebwe muri iki gihe dusenga gute niba tuzi ko dusenga Imana nyakuri? Kuki tudashyiraho umwete kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa no ku batarabumenye nk'uko abangaba basengaga ibigirwamana bashyiragaho umwete? Mu by'ukuri natwe hano icyo dusabwa no kugira ngo tubashe dusengane umwete kandi tumenyeshe n'abataramenya ubutumwa ibya Yesu Kristo. Yego, urakoze cyane. Hano ingingo irakomeye cyane, kuko uzasanga abantu benshi hari uburyo twizera tuzi nyine ko ibyo twizera ariko kuri sibyo. Ugasanga umuntu hari ibyo yizera yabishyize no mu mahame, akavuga ati ku niko kuri kandi niko ngomba gukurikira. Ariko nanone abo bantu benshi barahari, no mu itorero barahari cyane, batizera amahame yose uko ari 28. Ugasanga arizera Imana ariko wenda isabato ari ubundi buryo yizera. Yumvamo akaba yakubwira ati isabato yego cyari ikiruhuko cy'Imana, ariko ushobora kuyubahiriza uwo munsi wakoraho n'ibindi bintu. Icyangombwa nuko waruhutse, wagiye gusenga, waruhutse, ariko nyuma yaho ushobora gukora ibindi ushobora gukora, cyangwa wenda n'undi munsi ushobora kubera isabato. Ugasanga abantu benshi dufite iyo myizerere. Ariko nanone nk'uko hano ni igihamya, iyi ngingo iratwereka nanone ko abantu benshi nubwo dufite imyizerere itandukanye, ariko iyo ubutumwa buramutse buje butanga umusaruro, kuko hari ababwemera bakabasha gusobanukirwa na kwakuri. Bitwereka ko rero natwe dushobora kugenda tukabwiriza ba bantu wenda tutizera kimwe, kuko barahari benshi cyane batarabo mu rusengero cyangwa mu rusengero, ariko iyo baramutse babonye uko kuri neza ukakubasobanurira mu buryo bw'urukundo, atari uburyo bwo kwereka ko bayobye bagiye kurimbuka, ahubwo ukabereka ko ni amahirwe bamenye ariyongera ku bindi bari bazi, azabafasha kurushaho kubana neza n'Imana. Bituma basobanukirwa n'uko kuri bakakwakira, bityo kugahindura imibereho yacu. Natwe niko twari tumeze. Wenda ushobora kwitangaho urugero, njyewe nawe ushobora kwitangaho urugero. Ushobora gusanga na nko mu myaka 5 ishize hari ukuntu imibereho yacu yari imeze, ariko uyu munsi bitewe n'ibibwirizwa twagiye twumva, ukaba hari ikintu wenda uyu munsi wahinduye, ejo wahinduye, ejo bundi wahinduye. Ni gutyo ubukristo bumeze. Ndetse n'ikindi, ukuri kuratangazwa ariko abantu babyumva bitandukanye. Birashoboka ko ushobora kujya ahantu ukabwiriza byerekeranye n'icyigisho runaka, wenda ukaza ukavuga ku cyerekeranye n'icyigisho cyo kwihana. Uko nabyumva nuko wabyumva biratandukanye. Hari nuko nari nsanzwe nzi inyigisho runaka, ariko narayisobanukiwe ku buryo butuzuye neza, cyangwa ntarayisobanukiwe ku buryo bukenewe. Icyo gihe niyo mpamvu hazahora habaho ivugabutumwa. Iyo haje byavugabutumwa bakigisha, bisobanukirwa noneho kuri rwa rugero rukenewe, bishobora gutanga impinduka, hava ku rugero rumwe hagera ku rundi. Yego, hakomeza n'ingingo yo kwa kane noneho tukareba ese iyi Mana itazwi amaze kubona ko bayizera, hari n'inzu igaragaza ko cyangwa aho bayubakiye bagaragaza ko hari Imana itazwi basenga, yayibasobanuriye mu buhe buryo? Ahangaha Pawulo ajya kumenyekanisha ibi byerekanye n'Imana itazwi, ajya kubisobanura. Twibuke ko yabisobanuye ahanini ari muri Areyopago. Aho ngaho ku ngingo yatambutse twavuze ibyerekeranye na Areyopago, none ahangaha yari ari gusobanura Imana itazwi. Yagendaga muri Atenaye, yasanze koko basenga niyo Mana itazwi, barayubakiye n'iki n'igicaniro. Mu by'ukuri birumvikana ko niba barageze ku rugero
bwo kwiyubakira igicaniro barayizeraga ku rugero ruhambaye. Ikindi bizeraga ko Imana igira gute ikora. Noneho yaje agaragaza none itandukaniro ry'aya mana itazwi n'ibindi bigirwamana. Ahangaha aribwo kuri agasumba bavuze ngo ku bantu bitaga ku bya mwuka cyane kugeza naho bubatse igicaniro cy'Imana itazwi. Amagambo ya Pawulo yabateye amatsiko cyane. Ese ya mana itazi bubakiye igicaniro, Pawulo nawe agarutse agira gute ayivuga muri kwa kuri kwe. Baravuze ngo Imana rurema itaba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu ngo kandi cyangwa ngo ikorerwe n'iki n'amaboko y'abantu, nk'uko icyo kwibuka cy'iki cyumweru kibivuga. Ngo mu mico yiganjemo imigambi n'imihimbano y'abagiriki, aho imana zabaga ari imana zihindagurika byabigirwamana koko, cyangwa ngo ati iyi mana iri imana y'iki y'inyaburakari, ukoze iki ngiki ihita ikwica directly, cyangwa ati mu mahame tugenderaho ntitugomba guhabanya n'itegeko cyangwa iri hame ry'Imana runaka. Noneho Pawulo we yagarutse asobanura ibyerekeranye n'aya mana itazwi. Ahangaha muri iyi ngingo batanze ingingo 5 muri rusange zivuga mu ncamake y'uburyo Pawulo yagerageje kwerekana bwa butumwa. Ingingo ya mbere avuze ngo Pawulo yabanje gushima uburyo bari basobanukiwe ibya mwuka ndetse n'umutima utaryarya bari bafite. Birumvikana cyane, ntabwo yagezeyo ngo hahite abapfobya avuga ati musenga ibigirwamana cyangwa uburyo mubayeho imisengere yanyu ntihwitse. Yabanje noneho kubegera, kwisanisha nabo, aca bugufa bereka ko noneho yamyigishije cyangwa kwizera kwabo kutari kuri miki uburyarya ni ukukuri. Ku ngingo ya 2 ngo icyakurikiyeho yagaragaje ko yari yarize imyizerere yabo kandi ko ari ibintu bimwe na bimwe yabonye ko yahaga agaciro mu byo yize cyane, kuko mu myizerere yabo bari bafite ubuhanga. Mu bakuru bari bafite harimo abantu basoma basobanukiwe, ariko byagera kuri ya mana itazwi ntago bari basobanukiwe n'ingingo zabo zose, kuko abantu bo muri Atenayi bizeraga Kristo ariko ntibizeraga ko yazutse. Urumva ubwo bwari ubutumwa bundi bwari bukenewe mu bantu bo muri Atenayi. 3 ngo hanyuma yababwiye ikintu runaka yari yaramenye mu gihe yigaga iby'idini ryabo, ikintu nabo bemeye ko badasobanukiwe. Aho ngaho yari cyerekeranye n'umuzuko wa Kristo. 4 nanone kandi yababwiye ibyerekeye Imana yari azi ko bari bakeneye cyane, kandi ko ari Imana iriho ibakunda itari kure yabo. Kuko hari ukuntu bavuga ati wenda urasenga ikigirwamana kizagusubiza, cyangwa hari igihe runaka giteganyijwe uzasubirizwamo icyo gihe, cyangwa ati uzasenga igihe kingana n'ukwezi bitewe n'uko icyo kigirwamana gikora. Ariko noneho yabasobanuriye ko iyo Mana basenga ni Imana ibakunda, kandi noneho ikirushijeho ntabwo iri kure yabo nk'uko bagira gute babitekereza. 5 mu gusoza Pawulo yabahaye umuburo ku bijyanye no kwanga ubumenyi bw'Imana bari bataramenya. Yego koko yari Imana igize gute itazwi, ariko se nyuma yo kuyimenya, nyuma yo kubimenya, hari ubumenyi uba umaze kunguka ku bigendanye n'ijambo runaka wakiriye, ukavuga ati uko birimaze gusobanukirwa uraje urigishijwe. Yego wigishijwe, urugero wigishijwe ati kwica ni iki ni icyaha. Nyuma yo gusobanukirwa no ko kwica ari icyaha, nawe uragira umupaka ugira gute ugarukiraho, wumve ko wa muntu ugiye kwica, yego kuko ushobora kumwica ntibakubone, ariko hari ingaruka cyane, hari ingaruka nyuma yo kugira gute yo kumwica. Ngo Pawulo yabajyanye kure hashoboka ashingiye ku byo yari azi ku birebana n'imyizerere yabo. Niba yarashoboye kubageza kure, yari ari gutera intambwe nziza cyane, ari nayo ngingo cyangwa papase y'icyigisho muri rusange, kugeza ubutumwa kubo bari bagira gute kubo butarageraho. Muri make kumenyekanisha Imana itazwi ni muri ubwo buryo Pawulo yakoresheje amenyekanisha iyo Mana itazwi, kandi biragaragaye ko yakoresheje ingingo zose zishoboka mu kubanza kwisanisha nabo, kubereka ko imyizerere bafite atari imyizerere mibi, kuko hari aho ishingiye kandi bafite ukwizera kugeze gute kutaryarya. Ubundi sirashe umuntu ashobora kuvuga ubundi kwizera iyo Mana byemaze, hari n'icyo ubona nibura bimaze ko umuntu yamenye iyo Mana ya nyayo. Murakoze cyane, kwizera Imana birakimaze cyane, kuko nkuko tubizi neza
Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Niyo mpamvu tugomba kuyizera kuko ni umufasha wacu, itugenera ibyiza, ntabwo Imana itwifuriza ibibi. Kandi mu buzima tubayemo bwa buri munsi duhura n'ibigeragezo, duhura n'abatwanga, agahinda, ariko iyo uzi Imana biragufasha cyane kugira ngo ubeho unezerewe kandi wihamya koko bya nyabyo. Ikindi kandi kwizera ni ngombwa. Uzareba ikintu cyose ukoze uri gushidikanya ntikiguhera, ariko uko biri kose uramutse uvuze ati nizera Imana, niyo mpamvu tujya gusenga. Si uko iyo Mana tuba turi kuyibona mu rusengero fizikali, ariko dusenga twizeye ko ibyo tuvuga bize gute biri kumvwa n'Imana kandi ko turi buze gusubiza. Niyo mpamvu kwizera kuba gukenewe mu byo dukora byose, kuko ngo niba ugiye gukora ikintu runaka cyangwa uvuga ngo urasenga, wasenga icyo utizeye se? Iyo Mana wayisaba se utayizeye? Nabyo ntibishoboka. Niyo mpamvu kwizera kugize gute kenewe. Kineye ndi kugira nongereho kuri iyi ngingo ni ikijyanye n'iri somo baduhaye riri mu Baroma igice cya 18 kugera 25. Ni isomo ritugaragariza uburyo twese abari mu isi twakoze ibyaha. Ukuri kw'ijambo ryayo turakwanga. Tumaze kukwanga ntibyahereraho gusa, ahubwo twivuruguta no mu by'isi byanga n'amaso y'Uwiteka. Hano rero batubajije ngo kuki uba ari uburyo bwiza bwo gukoresha nk'intangiriro yo kuganira n'abantu benshi. Icyo kintu gifitanye isano n'isi yaremwe igaragaza Imana. Ni byiza yuko dusobanukirwa yuko abantu tugiye gushyira ubutumwa ntabwo ari abantu mu by'ukuri basanzwe wenda bizera Kristo bamugira nyambere. Mu buryo gushyira ubutumwa abo bantu bashobora kuba barimo, ariko harimo n'abantu banga Imana urunuka. Niyo mpamvu mu byiciro bitatu twabonye, yaba i Tesalonike, yaba i Beroya, yaba na hano tubonye muri Atenayi, hari amatsinda y'abantu yemeraga ubutumwa bakabwakira, ariko hari n'ababuhakanaga burundu bakikomereza. Rero bigaragaza yuko mbere yuko tujya kuvuga ubutumwa ni byiza ko tubasha gusobanukirwa nuko tugiye kubwiriza ubutumwa abantu bashobora kuba bayoboye na Satani, bityo tubanze dusenge tubasabire mbere yo kubabwira ubutumwa, kandi nitujya kubabwira ubutumwa tumere nka Pawulo, tugende tubacira imanza, ahubwo tugende tubagaragariza umutima w'ineza n'urukundo, bityo bwa butumwa babashe kubwakira. Nkomeje n'ingingo yo kuwa 5 dusatira umusozo, yaravugaga ngo kurenga imbibi. Kuko twabonye ko igihe Pawulo yageraga muri Atenayi yatangiye kujya mu masoko abwiriza ubutumwa. Baramuhamagara ngo ajye muri ariyo. Ahageze ntabwo yahise ababwira ibya Kristo wazutse, ahubwo yahereye kuri bya bindi yari yarigiye muri za nzira zo muri Atenayi. Agenda abona ibigirwamana basenga, asobanukirwa n'ibyo Mana itamenyekana. Ibyo nibyo yahereyeho. Agenda noneho abakurura kuri imitima yabo n'intekerezo zabo, babasha kubanza bamwumva, ategura imitima yabo kugira babashe kumva ibyo bintu bikomeye. Igihe rero yari amaze kubabwira bimwe umaze kudusomera, amaze no kubabwira iby'iyo Mana ko ibakunda, ko ariyo yabaremye, ko itaba mu nsengero z'abantu kuko aho bari barubatse ntayo babonaga, niyo mpamvu bari baravuze ngo itamenyekana. Ababwira ko iba mu ijuru, ko idakenera ubufasha bw'umuntu ngo abe yayifasha, ahubwo yo ko yishoboye kandi ikomeye cyane. Anababwira n'uburyo ibakunda. Ariko arenze aho ngaho noneho yarenze umupaka, yarenze imbibi z'ibyo bari basanzwe bazi. Arangije abereka ko iyo Mana niyo yohereje Kristo kugira ngo apfire abanyabyaha mu isi, noneho babashe kubona ubugingo. Uzamwizera wese azabona ubugingo buhoraho, nk'uko tubona muri Yohana. Bityo rero amaze kurenga izi mbibi, amaze no kubahishurira uburyo Kristo yazutse nyuma y'uko yari amaze kubambwa ku musaraba, abantu benshi barabyanze, benshi bahita bagenda, ariko tubona none umubare munini w'abemeye ubu butumwa. Hari abasengaga Imana itamenyekana, ariko bari bafite imitima yo kuba babasha gusobanukirwa n'iyo Mana. Abo nyuma yo kumenya ubu butumwa bwiza bwa Kristo wazutse, barizeye, barangije bamwe baranamukurikiye, noneho bakomezanya urugendo. Muri make nicyo iyi ngingo yatubwiraga, itwereka ko ngo noneho ubwo abantu bari bamaze kumva ubutumwa no kubusobanukirwa, bagombaga kwihitiramo kubwanga cyangwa gukomeza gucukumbura kugira ngo bamenye byinshi biruseho nk'uko maze kubivuga. Igihe Pawulo yari amaze kubivuga, hari ababwemeye baranamukurikira, ariko tubonamo n'ababwanze. Cyokoza mu babwanze ntabwo ari uko bari banze Imana,
hari abantu banga ubutumwa bitewe n'uko bataba bari basobanukirwa neza ibintu ngo babisobanukirwe. Hari abakomeje gucukumbura kuko twabonye ko hano harimo abantu hakomokamo n'abantu bakomeye b'abacurabwenge, bigaragaza ko bari abashakashatsi cyane. Hari abakomeje no kujya gukora ubushakashatsi cyo kuzi uko ubutumwa bwagiye bubwiriza na nyuma bamwe baje kwihana. Isoza kuri iyi ngingo hari amagambo nashaka gusoma atubwira ngo bigira intego cyangwa icyo tugomba gusigarana nkatwe wenda nk'abavuga butumwa muri iyi minsi. Bavuze ngo bigira intego yawe mu isengesho, saba Imana ngo ikuyobore kugira ngo umenye uburyo bwiza bwo kubwiriza ubutumwa wabuze. Iyemeze kubikora. Shakisha ku mbuga nkoranyambaga ahantu wagereranya na ariyo wabasha kwigisha ubutumwa bwiza mu buryo bwumvikana kandi burimo ubushishozi nk'ubwa Pawulo ku bantu batizera. Ni byiza rero kugira ngo nk'uko Pawulo nawe yabigize nyambere, ukavuga ati nizeye Mwuka Wera ko azamfasha kuvuga ubutumwa kandi bukagera ku ntego, kuko n'ubundi Pawulo ntabwo yihamagaye, ni Kristo wamuhamagaye. Natwe ntabwo twihamagaye, dufite inshingano muri Matayo 28 yo kujya kubwiriza ubutumwa. Bityo rero Mwuka Wera cyangwa Kristo waduhaye iyo nshingano akatwereza Mwuka Wera kudufasha, nitugende natwe azadufasha, bizatanga umusaruro nko kuri Pawulo. Sinzi niba hari uwaba afite inyunganizi kugira dusatire none ibindi byo kwiga no kuzirikana dusoza iki cyigisho. Indi nyunganizi natanga ahangaha, ahanini tubonye urugendo rwa Pawulo, Tesalonike, Beroya ndetse no muri Atinayi. Ntago icyo ahangaha berekanye inzitizi yagiye ahura nazo. Tesalonike yarigishije, arigisha koko barihana, ariko haza kubonekamo bamwe bageze gute banga ukuri. Ari nabwo batubwira ko yavuye Tesalonike ageze ute ameze nk'utorotse, kuko abakuru baravuga ati baraje baramufata. Ageze i Beroya ari nabwo yagiyeyo yabwiriza ubutumwa. Uriya Yasoni wari umufashije wavuga ko yari amwakiriye, yaje gukurirwamo kugira gute gufungwa. Arafungwa koko, kugira ngo anafungurwe byamusabye gutanga ingwate. Iki ngiki bishaka kuvuga ngo mu butumwa tubwiriza ntabwo ari ko buri gihe tuzajya kubwiriza ngo bitugwe amahoro. Biranashoboka cyane ko wanabwiriza ukanavaho unakubiswe cyane, birashoboka. Ariko uko byagendaga kose ntabwo Pawulo yigeze acika intege. Avuga ati nageze ahangaha ndabwiriza bamerera nabi, igihe kirageze ngo nicare ngire gute niturize. Ikindi ntabwo yabonye ko bimuguye neza kuba yaza ngo abwiriza abo mu Bayahudi gusa. Aguma aho ngavuga ati kuko njya hanze bikangwa nabi, reka nze mbwirize bene wacu gusa bigere gute ari byo biba byiza. Bavuze ngo yari afitiye impuhwe abanyamahanga bendaga kugira gute gupfira mu byaha. Nubwo bitatugwa neza ntabwo bivuze ngo turambike turekere aho ngaho. Tugomba guhora dufite kwizera ko aha handi tuzajya. Twe turabwiriza ariko ntabwo dutegeka abantu kwihana. Nyuma yo kubwiriza urabwiriza, ariko Mwuka Wera niwo ugenda akigisha iki umutima w'umuntu akihana. Nubwo byagenda gute, nubwo twavunika, nubwo twakirirwa nabi, tugomba guhora twizeye ko Imana ari ifite ububasha bwose. Wa murimo dukoze nubwo utarangiye Uwiteka ari uzawurangiza. Ikindi twakongeraho wenda rasha dusatira ibindi byo kwiga no kuzirikanwa, ntabwo uyu murimo iteka tuzawukora nyine mu mahoro gusa nk'uko yarabivuze. Na Kristo ajya kubambwa n'imibereho ya Kristo ntabwo yari myiza, kuko ubu bagwitishemo bakakubwira ati uremerera mibereho, bamwe ndabizi ko babihakana kirekare. Imibereho yo gukurira mu ikanzu imwe, imibereho yo kurerwa n'umubaji, umuntu ashobora kutabyemera. Bigaragaza ko rero umurimo w'Imana ni ubwitange. Ntabwo ari kuvuga ngo ni umunyenga ngo wenda ibintu byose bizaba biri perfect, oya, ahubwo bisaba kwitanga. Niyo mpamvu banakubwira ngo tanga 1/10 kigujya gukora umurimo w'Imana, tanga amaturo. Wenda uyu munsi tugeze mu mavuna, agira icyo ukora kugira ngo tubashe kugura biriya na biriya. Ni byiza yuko nkatwe twagiriwe amahirwe, wenda dufite amahirwe wenda ruta y'abandi, bamwe twageze muri kaminuza twiga indimi n'ibindi. Ni byiza ko nubwo bumenyi bwose tubukoresha mu ivugabutumwa. Ikigeretseho niba ufite n'amafaranga uyatanga umurimo ukomeze. Noneho nibirenga niba ufite n'umwanya tujye mu murimo, dukora umurimo. Uko byamera kose nidukunda abandi nk'uko twikunda, bizatuma ubwo butumwa bwiza tubuvuga. Kandi ntitugacika intege, kuko ku munsi w'amateka cyangwa ku iherezo ry'isi tuzahabwa amakamba atangirika. Yego, murakoze cyane.
kandi ikindi tugomba kuzirikana nanone ni uko uyu murimo dukora si uwacu. yego Umurimo dukora ntabwo ari uwacu, niyo mpamvu dusabwa kugira ngo dusabe Mwuka Wera aza atweze, hanyuma tubwirize abantu ubutumwa, kabone n'ubwo batabwumva ako kanya turi kubuvugamo, igihe kizagira Mwuka Wera abashe kubumvisha kandi mu gihe gikwiriye. Dusoza rero izi ngingo zacu, iki cyigisho nk'uko cyatubwira kugeza ubutumwa kubo butageraho, umugabane wa mbere twabonye uburyo Pawulo yakoreshaga mu kubwiriza ubutumwa. Icyo tugomba kuzirikana muri izi ngingo rero ni uko natwe tugomba kwiga uburyo bwiza bwa nyabwo bwo kuvuga ubutumwa tutabungamye kandi ukagerwaho mu buryo bukwiriye nk'uko Pawulo yabigenzaga. Hano reka nsoma amagambo make. Kimwe mu bintu by'ingenzi twigira ku nkuru y'ibyabaye kuri Pawulo muri Areopago ni uburyo bwe bwo kwegera itsinda ry'abantu batizera batigeze bagerwaho n'ubutumwa. Ibi bikaba byaratumye habaho itsinda rito ry'abizera ritangirira muri Atenayi. Ahangaha Pawulo nubwo aba bantu batari bahuje kwizera, mu by'ukuri yarabegereye arabasanga, nk'uko twabonye buriya buryo butanu yakoreshaga, akabashimira akabereka ko yuko ibyo bazi ari byo, ariko mu by'ukuri akaba ari byo aheraho ababwira ukuri kwa nyako. Kandi ikindi tugomba kubagira inshuti zacu. Mu by'ukuri nimba tugiye kwigisha umuntu, banza umugireho inshuti yawe, abe inshuti yawe, umufashe mu byo arimo byose, hanyuma nawe ubone uburyo aho uhera umubwiriza ubutumwa bwiza. Ikindi baravuze ngo binyuze mu gushyikirana n'abo bantu, kwiga imico yabo n'idini ryabo, ndetse n'uburyo yahaga agaciro ubwitange bari bafite ku bya Mwuka, Pawulo yakoze ikintu cy'agaciro muri Atenayi. Pawulo yabaye inshuti yabo kandi abitaho, ndetse akajya yiga imico yabo mu bijyandanye n'idini basengaga, bityo bimufasha kugira ngo abwirize ubutumwa bw'ukuri bwa nyabwo muri Atenayi. Natwe nicyo dusabwa muri iki gihe, kugira ngo twige imico y'abantu, twige uko babayeho, muri make navuga ngo twige ikibuga. Iyo umuntu agiye gukina arabanza akareba se ikibuga kimeze gute, ndinjirira hehe. Natwe nicyo dusabwa kugira ngo tumaze tumenye abantu tugiye kubwiriza abo ari bo, twige imico yabo, hanyuma tubone bagezaho ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Muri samari mu nteruro imwe, ni iki ubona umuntu yakora muri iki cyigisho? Ni iki mbona umuntu yakora muri iki cyigisho agomba gusigarana muri iki cyigisho? Nteruro imwe. Ahangaha ninjya kubishyira nko mu nteruro imwe, ndahita ngaruka ku cyigisho twize cya 8, ivugabutumwa ku bababaye. Byari kubiye mu magambo makeya cyane. Abo bababaye ni bande? Icyo twakora kugira ngo bamenye ubwo butumwa ni bande? Noneho butari bwageraho. Igihari ni iki ngiki, tubasange. Kuba tuhise tubasanga ako kanya ntabwo bivuze ngo tubacireho iteka bitewe n'ibyo tubasanzemo. Twemere ko ibyo bakora cyangwa ibyo bizera bifite imva n'imvano. Noneho bya bindi tumaze kubasangamo, reka abe ari byo bitubera urugero duheraho, abe ari rwo duheraho tubigisha. Ikindi kandi ni ukubigishanya iki? Ubugwaneza. Nta gusanga umuntu ngo nuko usanze ari umunyabyaha utubwira tucireho iteka birarangiye. Ugomba kumusanga ukamwigishanya urukundo, kandi muri byose tuzi ko ubutumwa tuvuga bufite iki? Iherezo, kandi nyuma ya byose hari kugira gute? Kuza guhemba. Ibyo tugomba kubikora ugiye twizeye, nk'uko icyigisho kivuga ngo umurimo wa Kristo ni iki? N'umurimo wanjye. Ni ugukora umurimo wawe, mugategereza ko Kristo nawe azaza kugira gute? Gusoza umurimo. Ndashimye icyo ubona umuntu yazirikana muri iki cyigisho. Murakoze cyane. Ikintu tugomba kuzirikana ni ukuzirikana ko yuko uyu murimo dukora atari uwacu, kandi ikindi tugomba kuzirikana nuko tugomba kwiga neza uburyo tugomba kubwirizamo ubutumwa bw'Imana, kuko uyu murimo ntabwo ari uwacu. Tugomba kwiga uburyo bwiza bwo kwigisha abantu ubutumwa bwiza kugira ngo barusheho kubwumva neza uko bikwiriye. Yego, murakoze cyane. Nanjye icyo navuga umuntu agomba gukura muri iki cyigisho cya mbere ni uko tugomba kugenda tukava aho turi tukagenda ku murimo w'Imana. Ikindi nk'uko Pawulo yabikoze, ntabwo yizeye imbaraga ze, ahubwo yizeye imbaraga za Mwuka Wera. Gatatu nsoza, Pawulo ururimi yakoreshaga abwiriza ntabwo rwari ururimi rwa rundi navuga rw'imusozi. Ntabwo ari ururimi rwo kugenda ubwira abantu ko bapfuye cyangwa bari mu bintu mbese utamenya ukuntu bimeze. Ni ururimi rugaragaza urukundo rw'Imana, rugaragaza ko umuntu hari inzira yatangiye ariko hari naho agomba kuva akagera. Bityo rero reka duharanire kuvuga imvugo nziza, duharanire kwereka abantu ko tubakunda,
bitewe n'uko imico twakuriyemo itandukanye no kwizera kwacu hari igihe kuba gutandukanye, ariko iyo dusobanukiwe na kwa kuri kwa Bibiliya kwizera kwacu kuba kumwe. Kadushimire rero Imana yabanye natwe muri iki cyigisho, namwe mwabanye natwe mudukurikiye. Imana ikomeze ibahe umugisha. Yari Koreta, Isaac na Rasheli mwasangiraga iki cyigisho, amagambo yo mu cyigisho cya 10. Imana ikomeze turinde. Reka dusoza Koreta dusengere. Mbere yuko dusenga turabararikira gukomeza kwiga iyi ngingo, ndetse iki cyigisho kugeza aho kizarangira, tutavuze ngo tugarukiraho, n'ibindi bizakurikira tukararikirwa kubyiga, kuko harimo uburyo bwiza cyane turarikirwa gukoresha muri iyi minsi yacu y'imperuka. Murakoze. Reka dusenge. Turagushimiye Data mwiza, tugushimiye ko wemera ko akanya gatambutse, tubonye inyigisho zawe, tubonye na buryo ki tugomba gukoresha tubwiriza ubutumwa bwawe. Turakwinginze Uwiteka, uduhe kumvira umuburo wawe muri iyi minsi, kandi ujye uduha kuva aho turi, utubashije kugera no mu bataramenya ubutumwa bwawe. Duhe kumenyekanisha iby'ubutumwa bwawe, bityo nidukira turi umubare mwinshi duhimbaza izina ryawe. Bana natwe muri byose, mu mibereho yacu ya buri munsi, abo ari wowe dukomeza kugira nyambere, tugire neza kuri Imana ikomeye, kandi ugiye kwitegura umunsi wawe ugiye kugaruka, ntituzasangwa dushikamye, tuzakomeze guhimbaza. Reka ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, ndetse ukomeze gufasha abazareba iyi video bose bagire neza. Mu izina rya Yesu turakoze. Amen.